Ndagusuje wowe dukomeje kubana mu biganiro byacu bitandukanye. Ni by'agaciro gakomeye cyane kuba mudukurikira. Nk'ibisanzwe rero tugarutse muri ya gahunda yacu yo gusobanura amazina. Aka kanya tukaba tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Honorine. Honorine ni izina rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikilatini, ryakunze kwitirirwa Abaromani, rikomoka kuri Honorius, bisobanura ngo icyubahiro. Honorine rero ni mutagatifu wahowe Imana, wabayeho mu kinyejana cya 4, yakomokaga muri Normandi. Uyu munsi rero Kiliziya ikaba yizihiza mutagatifu Honorine. Reka turebere rero hamwe imiterere ya Honorine. Honorine ni umuntu ukunda ubuzima cyane, agira ishaka kandi agira amarangamutima menshi. Ashobora kwishima cyane mu gihe gito cyangwa akarakara cyane. Yanga ibintu biri hagati na hagati, ngo niba rero koko ikintu agikunze aba agikunze, kandi ngo nabwiye acyanze ngo biba ari uko. Ni umugwaneza, akunda gukora ku buryo aba yumva atakikwano na hamwe, yinyumvamo imbaraga kandi aba yumva ashoboye. Ngo ariko kandi Honorine ashobora kugira amahane rimwe na rimwe. Iyo akiri umwana Honorine nta bwoba agira, aba ari umunyembaraga kandi atumvira. Honorine kandi gashobora kugira ishari no gukunda ibintu, ahora mu makimbirane n'abavandimwe be kandi ntaca ku ruhande, ntiyihishira kandi akunda guhangana. Dore rero bimwe mu bintu Honorine akunda. Honorine akunda gutsinda, yanga akarengane kandi agakunda guhangana. Honorine kandi gakunda guhangana no kuba umuntu ukomeye ahari, ntiyihangana kandi abashaka ibintu byose ko bica mu nzira nziza abishakamo. Abashaka kuba ayoboye abandi, ariko muri we agira amarangamutima menshi, nuko ubwo agaragara inyuma bitagaragaza ayo marangamutima. Mu rukundo rero ngo bikunze kumukomerera kuko aba ashaka gutegeka. Akunda gufuha cyane ku buryo biba byiza iyo ahuye n'umusore w'umunyamahane umurusha gutegeka, ku buryo Honorine aburizwamo. Imirimo rero Honorine yumva yakora harimo iyo mu rugo, ifite aho ihuriye n'amafaranga cyangwa se ubucuruzi, ibifite aho bihuriye no gutegeka no kuba umuntu ukomeye nk'igisirikari, amateka na politike, itangazamakuru, gukina amafilime n'ibindi bituma amenyekana cyane, akaba umuntu ukomeye. Ngaye rero ngubwo ubusobanuro bw'izina Honorine. Nawe niba rero zino yifuza ko twagusobanurira, twandikire muri komenti tuzari gusobanurire. Hagati aho rero ntugende udakoze subscribe, ukore like, utere na komenti, ukore no kunzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu mu bambere. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro, nkurarekera gukurikirana icy'ubutaha. Gitware kumwende Mr Felix. Imana ibarinde naho ubutaha.